Odile, umuryango wawe ni abatutsi kandi ibyo byatumye mugerwaho n'akaga gakomeye. Mu gihugu cyose abantu baricwaga kandi icyo gihe ababyeyi banjye na musaza wanjye nabo barishwe. Nabonye bamwe mu bayobozi b'amadini bagira uruhare muri jenoside. Siniyumvisha ukuntu abantu bari basanzwe ari inshuti, basangira, bahindutse bagatangira kwica abaturanyi babo. Yamuteye ibyuma hano mu mutwe mu misaya. Arangije afata ibuye ko yari afite umutwe usongoye inyuma. Yego. Arakubita gutyo ubwonko buraturumbuka. Araza atera ibyuma gutya mo hano mu mbavu. Ihangana. Arangije amusatura gutya. Ihangana. Yamwishe nabi cyane. Mama ihangana. Umwana yapfuye nubwo bamukuyemo ameze gutya. Kigaragara cyari ari kumusaba imbabazi. Ihangana. Twaje kubona moroge baduhaye i Kanombe. Ihangana. Umwana tumusigayo nyine. Mu gitondo ribu yarazindutse iramutwara imutwara Kaciro. None se wamenye ukuri ute? Nyuma ya jenoside nagiye kuba kwa masenge kandi we n'umuryango we barabahamye ba Yehova. Ubwo rero nahise ntangira kwigana Bibiliya nabo. Icyo gihe nize igitabo Ushobora. Muri icyo gitabo hari harimo ifoto y'umupadiri uhumugisha abantu bari bari mu rusengero, yarangiza akajya guhumugisha itsinda ry'abasirikare bagiye ku rugamba. Icyakora nabonye ko abahamya ba Yehova bo bakundana kandi bakagaragaza ubutwari ku buryo baba biteguye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo bafashe bagenzi babo. Yo, birashishikaje rwose. Tugaruka inyuma gatuvuga ko ngo mwamusanze muri toilette ubona akaboko yapfuye akaboko kari mu gahanga bigaragara nkaho yamusabaga imbabazi. Amakuru aravuga ko ngo bamuteye ibyuma no mu myanya y'ibanga. Icyo yakoze cyo yamuteye icyuma gutya hagati y'amaguru, ahubwo amara yarasohotse. Yego. Ahita azayorosa imyanya y'ibanga. Ahubwo ikindi kintu yakoze urabona ubugabo bw'umwana. Yego. Gusa igitsina cye yari yagisize. Ari umwana w'umuhungu. Igitsina cyarasigaye amukata bimwe mu bice by'umwanya y'ibanga ye. Yego. Tundi tubiri tuba turi hasi y'igitsina. Yego, twarabyumva. Yego. Uko yamwishe. Umwana yari afite imyaka ingahe? Ni byiza cyane. None se Odile, iyo ushubije amaso inyuma ukareba akarengane kageze ku muryango wawe, ubona ari iki cyagufashije kigatuma utaba umurakare? Mbona ko umurimo wo kubwiriza ari uw'ingenzi cyane. Uko ndushaho kuvuga amasezerano yo muri Bibiliya, niko nanjye ndushaho kuyizera. Irugero nk'iyo mbwira abandi ibyiringiro by'umuzuko n'imimerere y'abapfuye, ibyo bituma numva ko abagize umuryango wanjye nakundaga bapfuye batababara, ko ahubwo bategereje umuzuko. Ibyo rero bituma numva nishimye. Ntago ari we. Reba ukuntu hano byonyine iyo risani igize gutya igafataho hano ubabara. Njye bari akantu kamwe nabonye mu buzima nigize buretse nkwibwirire. Njyewe nigize reba urusenda rureba nigize nafata urusenda gutya mu ntoki zanjye, ndangije ndaza nkora ku mboro gutya ku mabya. Uzi ukuntu byandiye? Ari urusenda byonyine byandiye, amarira arashoka. None ukambwira gute ko umuntu yaza agaca imboro atari satani? Buriya ntago ari we nawe, ntago ari we nawe, ni Sekibi yamukoreyemo. Twarumiwe twifata ku munwa ku mwanya ndangakumirwa hano ariho. Ubwo bamushyizemo sonde. Njyewe turimo turanavugana ubu ngubu sazi ngizo umurwazi umuriho bamwita Jean Pierre
ari mu bitaro ari kumbwira ko ariho njye ari kumbwira ko ariho ahumeka nta kibazo. Ibyo yanakoze ngo nawe ntabyazi, urumva nta badayimoni, ni sekibi, ni sekibi wamukoreyemo bituma yishahura. Ubwo rero bivuze ngo abantu bose birinde ibintu bibi. Twumiwe umva birababaje. Umurongo mpise nibuka n'uwo muri Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7, aho intumwa Yohana yasubiyemo itegeko Yesu yatanze igihe yavugaga ko tugomba gukundana nk'uko nawe yadukunze. Abakristo b'icyo gihe bari bahanganye n'ibitotezo. Ubwo rero bari bakeneye gushyira mu bikorwa iryo tegeko mu buryo bwihariye. Turaturanye hariya hirya byarabaye, navuye ku isoko barambwira bati uzi byabaye ni ibiki, bati Theogene yikase. Naragiye njya kureba nsanga neza yikase, yamazeho agashati kahindutse amaraso, yicaye hasi arimo aratengurwa, nta naka kasigayeho, yakase ibintu bye. Yari yikase mwene hano gutya yamazeho cyane, byose yavanyeho cyane. Yabitewe n'uburwayi, yari afite uburwayi, yari amaze iminsi ajya hejuru y'inzu. Narabyutse mu gitondo numva arimo arasakuza, njya kureba uwo muntu urimo uvuga, mbona ni Theogene arimo avuga tumva agenda afite urufunguzo rukingurira abantu bashaka kwihana. Ushaka kwihana wese aze hano yihane, yihane azigire mu ijuru. Isiba iminsi 2 yirirwa aryamye hejuru y'inzu. Ku munsi wa 3 niho yikase. Nibyo koko turakundana, ariko iyo tugeze mu bihe bikomeye nk'iby'abavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda banyuzemo, tuba dukeneye ko bagenzi bacu duhuje ukwizera batugaragariza urukundo mu buryo buhuje n'itegeko Yesu yatanze avuga ko dukwiye gukunda bagenzi bacu ku buryo dushobora guhara ubugingo bwacu ku bwabo. Hari umwana w'umusore mana ahubwo agahinda dufite ni isura yiwe. Baratubwira ati Theogene na mushiki we twari turi ahantu, aratubwira ati reka na Theogene yiciye imboro n'amabyi. Tuza tumukurikiye turiruka turururu, erega mwiseka bino bintu biranababaje. ngo yishawe. Twiriwe duhagaze kuri hariya aho hirya kwa veterineri. Ubwo twaraje yarashinze amavi nta kintu nimba bifite, kubera byabaye birembe ntawamenya ngo hariho ikintu, ariko ibyo hejuru ntabyo ngiye nabonye. Ibyo nigiye hano mu ishuri rya Gileyadi byanyigishije ko ngomba gushyira mu bikorwa iryo tegeko, ngakunda abavandimwe n'abashiki bacu nk'uko Yesu yadukunze. Mwebwe bavandimwe n'abashiki bacu bo mu Rwanda mwatubereye urugero rwiza mu kugaragaza ubutwari, ukwizera n'urukundo, kandi rwose mumenye ko tubakunda cyane. Murakoze.